ushaka iki Jiribe? Siba wafu. Mbesiri. Bernadette yishwe nandi. Bernadette yishwe nandi. Shimi utabyukisa ngabere nkakumira bunguri. Bernadette wanje ari yishwe. Agicucuwe. Mu munyaza ubugingo bwe muramwishe. Urukundo rwanje urawukinishije. Ukinisha amanga mutima yanjye Shimi. Ndakubwiye rero ngiye kukurimbura ku buryo utazongera kwaho kundi. Izina ryanjye kwihanagura. Cucuwe. Ugambane Bernadette arishwe. Maranga mutima yanjye urukundo rwanje runyambuye. Rwa kigorgiwe. Urumva uri muzima utekereza. Nta wundi wabagambuye ne Bernadette. Macuho we. Kigomba. Utambyuciriza kamera ko leta nkumira binguri. Shimiye ngiye gukora ko ibintu byose bishoboka. Bernadette uramukurikira wanze ukunze. Urumva? Uramukurikira wanze ukunze. Icucu. Shimi urampemukiye mu buzima urampemukiye. Ariko nako byarangira gutya. Niwe muntu wa mbere utumye amarira amarwa ku maso yanjye. Nkamuginga we. Niko gicucu. Shimi ngo nkubwire. Ndaza gukatera icosi. Indi kegete. Shimi. Hari nkoreye. Ukaba nyambuye umugore wanjye, ukanyambura urukundo rwanjye. Ugatuma amarira amarwa ku maso yanjye. Shimi. Uri umusazi. Nkubwiza ukuri. Ndatayishwe nani. Tugomwa. Uri umusazi. Tugomwa yani. Hakumira bunguri. Macuho we. Shimi. Uretse ariko ugiye kumbona ndagukata uwo mutwe mushyira ku gikwisiniye. Yacocuwe. Awambariye nyine ugiye kwambarira ibicocero. Bashaka ko ndira. Urabibonye. Ishime rero. Musazi ndese. Wowe uri umusazi. Umusazi. Sawa, ugiye kubibona. Shimi ndakurimbura. Burundu kutajya kwa ukundi. Seka. Ko wamwishe siravuga cyo guseka. Shimi uraseka nkumva nafata nkagukacanga nkafata no musatsi ngafata cyuma nkaguharura ndeba mu marinette jinga fata coho yawe gusa genda mu jinga wewe Jiribe reka nkubwire ubanze untega amatwi mbere yuko ugenda banze untega amatwi nyumve sibyo iyi si inshuro ya kabiri nkubita si inshuro ya kabiri ubwa mbere waraje umbwira ubugambo urankubita ndakuri kuragenda nako buriya reka nkubaza akantu kamwe nta n'isoni buriya ushobora kugira ngo natekereze uvuga uti uriya muntu nkubita inshuro ya mbere akanyihora nkamukubita iya kabiri nta kintu ushobora gutekereza ureba ukabona ndi debile jewe ndakubaza ubona ndi debile ufite ijambo ryo kuvuga ufite ijambo ryo kuvuga Shimi reka nkubwize ukuri nibwo bwa mbere ujya kwa n'ibyago utarabura byo kuruta ibindi byose kuva wavuka ugiye guhura n'ishyano uraza kuvanga iyo mbimenye ndatumurira wigaragure hasi ndakugira imbwanya gasutuguri urumva uraza kurira urutwe n'inda yavuyemo uza kubona wese umubyeyi azavuga tura rutwe n'inda yavuyemo abana uri kumpuma n'amaso we ntera ikirongorero betse rero ugiye kumbona umva mbanze nkubwira hagarara gato mbanze nkubwire buretse kugenda mbanze nkubwire mbabarira mfite icyanjye kibazo ku mutima wanjye nta bugambo bwa nshaka kumva iyo njiji yawo mbwira ngo ni Bernadette nta kintu mpanga n'abazunguzaye icyo nicyo cya mbere niba yanapfuye yamaze uretse ko atari nanjye wamwishe ubwo bugoryi bwawe uzunzana ngo Bernadette yapfuye urabona ari we muntu waba upfuye akababaza abantu wowe Bernadette ibintu byose nka yapfuye ntabyo narinze ko yanapfuye ariko nimba yanapfuye Imana ishimwe stress zigabanuka kamubwire rero nakubwiye byinshi cyo gusubira mu kimwe gusa icyambere cyo ugomba kumenya ukacyumva ukagisirikana wowe imbere yanjye urizeri virinze gutya imbere ya kitso icya kabiri ngiye kukurutisha inda zavuyemo Nshimiye nyibeshyaho we ahubwo buriya nibwo ugiye kubona Nshimiye uwo ari we uraza kwicuza uricuza Nshimiye uzamenya uwo ndi we bro genda uraza ukwemeza Vous avez écouté quand on vit chez moi Bernadette, tu as compris quelque chose? Non, c'est seulement j'ai entendu Bernadette. Qu'est-ce qui se passe? Oui, nta kibazo gihari ni kwa kundi nyine se n'ubizi ya magambo maze iminsi avuga ngo
bwapfuye ngo ni ibintu biri aho ngaho nta kibazo gihari. Je pensais qu'elle venait me saluer. Oui, oh non, c'est... Qui? Bernadette? Oui. Non. Twari turiho twiganirira mu kanya nyine ngiye kumva numva batangiye kumbwira ngo hanze ngo bari kuvuga ngo Bernadette ngo ubukwe bwapfuye ngo ibiki urabizi urabizi se Brenda ko byagenze. Aha. Nibyo ngibyo bivugwa hanze ahangaha bavuga ngo ubukwe bwa Brenda bwarapfuye ngo bwishwe na wa muzunguzayi nibyo bivugwa ahangaha hanze ko nta kintu Numvishe nabi. oya nta kidasanzwe nta kidasanzwe nta kidasanzwe. umva nkubwire dore cya gihera sinzi umuntu wakiroze muri gereza oya buretse kuvuga ibyo umva nta muntu wishimira ko undi yagira ibyago ariko uriya rwose mba bahushyeho rimwe numva ngo yaciyeho buretse gatoya. Umva Gilbert ndakwiya. Funga kumahoro. Uvuze ngo iki? Fungura wacano. Nago mfunguye. Ndahorera amaraso ya Bernadette wakigoryi. Nishaka ngaho uje hano. Uje kuri hano mu gosi ya gatatu. Mama bimenye ko aje nore ibintu byakubaho. Umujyago paka yinjije mu minsi. Mugiye konisha. Fata umuntu mukamuroga. Ntabigoryi. Uvuze ngo iki? Wacano. Nago mfunguye. Burenda wafunga kumahoro. Kandi jibe ushaka konisha. Arara muri gereza uzavamo uri kubira ibyuye. Ari mu karine kabiri gatatu. Muramukurikira. Koma. Ndabare cyangwa gutero nkangaho ntimuzinga neri nibintu manyigira. Burenda bakubwira. Ndagukata icyo gihanga. Byanze bikunze ngomba gutuma nyoko atamarira hasi. Ndaza kubahemukira ku buryo nyoko umubona wese. Abona bose afata ku mabere. Tuna mwana watwanyira yavugiyemo. Cucu gusa. Gilbert ugiye kubona ishyano. Halo? Kocha. Reka nkubwire wa mugabo we uri umuvandimwe urabizi. Iriya nyana y'imbwa ngo ni Gilbert. Ngiye kukugira inama nk'umuvandimwe wanjye. Va mu nzira ya Gilbert. Nimba ukeneye ubuzima bwawe ukaba ushaka kubaho. Gilbert yaguhinduye ikigoryi. Uremera umujyi inyuma umera nkaho yakugize irobo.
gicucu nagisigiye inzu iriho amafaranga yanjye ndagenda nigira gushaka ahandi ngomba kuba. Gilbert aracyankurikirana na n'uyu munsi ariko nsanga iwanjye akaza no kunkubitira yiyimbwa. Iriya mbwe izi nkubitire mu rugo iwanjye jewe ngo inziza cya kiguryi cy'umuzunguzayi ngo ni Bernadette. Njyewe nshimiye jewe mpanga ikigiye n'abazunguzayi ura mushenzi gusa. Koca ntega amatwi ndimo ndakubwira nk'umuvandimwe kandi unyumve neza. Ngiye guha Gilbert ikintu bita isomo ku buryo mu buzima bwe azamenya nshimiye uwo ari we. Rero nawe muvire mu nzira. Koca ntega amatwi mbanza unyumve neza. Uriya muginga ari kunshinja ngo ni Bernadette ngo yishwe simbizi rwose ni nabwo mbyumvise mu matwi yanjye. Ahubwo ntunguwe n'ukuntu umushenza aza nkubita inki ngo giye ngo nishe Bernadette. Koca ntabwo turimo kujya impaka nabikubwiraga wowe va mu nzira yuriya mugabo nubwo ari mwene wacu ariko muvire mu nzira kuko ngiye kumuha isomo umva ku buryo mu buzima. Sawa nibikise kandi zana amafaranga yanjye. Iyi mbwa Amafaranga yanjye twavuganye iminsi 3. Sam ntuze kunzamurira isukari. Nawe ntunzamurira isukari. Iyo banzamuriye Nyeneye amafaranga yanjye. Ntago ari iminsi 3 wamaye. Uranshaka wiki Amafaranga yanjye. umva we wa mushenzi. Nyeneye amafaranga yanjye. Sam ntega amatwi wa mushenzi ubanza unyumva. Cumi nanjye ntega amatwi. We wacha we muginga taka kandi wewe nzakwica wa mushenzi. Sam urumva uri tayari wowe? Urumva uri tayari? Wowe banza ntega amatwi wowe Sam. Nundi munsi ntuzongere kuzo ntere sese mu nyaka amafaranga. Nta gahunda mfitanye nawe niyi nimwe. Uranyumva neza? Chime umva nkubwire. Uraseka. Aka kanyu ugiye kumereza amafaranga yanjye umfukamiye hasi. Uri kurira nk'umwana w'igitambambo. Nshimiye ngupfukamiye. Kumva neza? Chime Sam reka nkubwire. Ukoze ikintu bita ikosa mu buzima ugiye kuryicuza guhera none ahangana. Warenze umurongo utukura nshuti yanjye. Wowe nta nisonuro turumbukiriye yose uza kunsanga iwanjye wowe uza kundwanya iwanjye. Uyu munsi mbanze mbikubwire ubimenye no mu matwi yawe. Nta mafaranga nkurimo nta nayo nzigera nguha. Uzongera kugaruka iwanjye uwo mutwe nzawukata nzajya nirwa ngukinamo baro hano mu mbuga hano. Chime umva nkubwire. Narinje kuguha last warning gasopo yanyu. Nguhaye umunsi umwe gusa. Bitabaye ibyo amafaranga uraza kuyamereza upfukamye hasi uri muri Chimwonda. Nje nawe toka we mabuye wowe toka. Simuka guhera uyu munsi ubu ngubu imikino igiye kuvamo igihe kirageze kugira ngo uwitwa umwanzi wanjye wese abone ishyano. Iyi tariki ngiye kuyandika ahantu ngiye kubakoramo akazi. Ariko Gilbert mu by'ukuri ubuhagaze hano ukora iki? Naguhamagaye ngo nsanga hondi tujya gufata kanshimiye wigize nabi cyangwa nawe urashaka kuba umufatanya cyabo umugome. Shime ndabizi dore kari mu rugo ndabizi neza. Je ntabwo nshobora gufata umwanya sinakwicara ngo ntuze uriya mugome tutaramushyikiriza inzego z'ubutabera. Unabyumve neza. Kandi turushobora gutinda gakeya kagahunga. Karamuka gahunze rero bazatubaza ngo umuvandimwe wacu yagiye hehe. Wazidetse tukajya kugacakira mu maguru mashya. Koca ari ikibazo gihari muri ibi bintu. Urabona ashimiye. Turagira ko yabikoze kandi ho biragaragara ko ari. Ariko nanone kumutera iwe mu rugo twamufata. Uriya muntu n'incabiranye. Ashaka kugenda agadutangura akavuga ati banteye iwanjye. None nje kwishinganisha. Kuko rero n'ubundi tutabona neza ikimenyetso yerekana ko ari shimiye. Ibi bintu bishaka kudukoraho. Yo kubona bitekereza.
ukuntu sinzi ukuntu nawe wabyumva njye navugaga nti already baracyari mu maperereza cyisha umuntu kandi baravuga ko ari uburozi kandi uburozi bwatangiye muri gereza kandi nshimiye ntafunze niba ari nawe ariko afite ukundi kuntu yabikoze kugira bigaragara ko atari we bivuga rero ngo kumufatira iwe tukamufata gutya twaba tujya gufata mboga tukujyanye ibi bintu biraza kugaragara nkaho twe twamuteye kandi nshimiye n'incakura kuko niba ari nawe bikoze ko yatumye abafunze kuko baravuga ko abamuhitanye bari muri gereza ndani kandi nshimiye ntafunze ariko Gilbert nshimiye si mukuru wanjye njyewe ndahamyana n'umutima nama wanjye yuko nshimiye ari we wishe Bernadette ibyo ndabizi neza nta byirindi perereza ibyo byo kuvuga ngo hari abandi bazakora iperereza ryabo ariko njyewe nkubwiza ukuri sinshobora gushyigikira umunyamafuti niba wanze ko tukajyana kuri polisi genda akora ibishoboka ndakikururira ibintu nabo shaka yuko nanjye birambabaje pe ariko ikintu gihari ndi gukumvisha cyumve neza biragaragara yuko yishe Bernadette ariko mu bundi buryo habuze umuntu wenda yatumye wo muri gereza akaba yamwica cyangwa ko wakwibaza shemeye ko adafunze Bernadette akaba yapfiriye muri gereza ibi bintu byumva gute ariko Gilbert ndabona utsimbariye kuri nshimiye niba ari n'ibintu mubiziranyeho nge ndagiye kandi ndakora ibishoboka ibyo bintu byo gushaka gushyigikira umwicanyi nawe ejo uzi ko kirari icyashya yashyize ku muryango uri none ngo ugiye guhagarara bare tugende cyangwa niba wanze ndakora ibishoboka kandi nawe zavuga yuko wagerageje kumugefana akazi kawe none se anti njyewe ntago ndi kubyumva mbwira neza Linda baba bamufunze byagenze gute cyamba kundira mama wagira ngo mwataka nko muri toilette nukuvuga ngo mba nababuzi ndatabaza nkabura numwe Linda icyo bamujijije Linda urabona cyo kigabo bageze kumbwira ngo cyarakwirukankanye kibyenda bitukura ewe data we uri kubyumva cyari kinyishe icyo kigabo ntago nzi uburyo cyamenye wanjye icyo kigabo ntago nzi uburyo cyateze Linda imyenda bya byenda nyine yego Linda urabona iby'abana b'ubu ngubu Linda arigera mu kwigira ari fotora mu kwifotora posting abe kuri social media hose Instagram ku status ahantu hose ara posting birangiye uko polisi nyine yashakishaga umugizi wa nabi Linda nuko yafashwe nahamagaye coach nahamagaye Gilbert nahamagaye abantu bose bashoboka narabahamagaye umwana ngayo nguko uko yagiye ubwo ngiye cyo nakoraga nagishaga inama mbigenze kuko ndumva ngiye guta umutwe none se anti ubu turakora iki koko kandi ndimo kukubaza kuko deje umwana ari mu maboko nyine polisi kandi ararengana ngiye nka nyine ndahangayitse umva rero anti ikintu tugomba gukora ni ukujya kwa mudugudu akatwandikira urupapuro tukajya ku kagari tukishinganisha kuko nta kindi kintu twakora rero mama urumva ntabwo mwamenye amazina yanjye ni Francine nutse Nyagatare rimwe ni wabo wa Bernadette bagumaga babambwira umuryango wa Karinijabo ngo muri abantu bakomeye cyane najyaga nza nkasanga mudahari rwose wabibonye nibura nawe se cya biragaragara ukomera ni ihame kuri twebwe biragaragara rwose nari narananiwe kubafatisha kuko ngo mukora mu kazi cyane n'impamvu niko bimeze uyu munsi byangoye rero kugira ngo afatishe urumva njyewe buriya ndi Bernadette ni mubyara wanjye ariko impamvu yanzanye hano nyamukuru ngo mwajye mugirana ibibazo Bernadette mwajye mugirana ibibazo cyane kwebwe se yego wabyumvise neza ko ari kwa Karinijabo niwe wabimbwiye ambwira ati nubasha kujya i Kigali dore ko uri mwene wacu uzamvuganire kwande kwa Karinijabo ushaka utabyumvise neza ntabwo twebwe twagira ahantu duhurira n'umuntu witwa Bernadette akumva nk'iryo zina Bernadette twebwe kwa Karinijabo Bernadette urabizi ko ari umuzungu zahise nibura ndabizi cyane oya ntabwo bizi kuko ujya kubimenya ntabwo ibyo ntwari kubitega amatwi kuko twebwe na Bernadette nta hantu dushobora guhurira turi abantu batandukanye cyane niyo mpamvu ndi hano kugira ngo musabire imbabazi mu cyimbo cyiwe kubera ko ngo yagize uruhare mu ipfa ry'ubukwe bwanyu niyo mpamvu nagiraga ngo musabire imbabazi
nimba si mwaba mwaramurakariye mumubabarire nyine mba nkubwire wivunika nta hantu uretse no kuvuga ngo twaramurakariye ngo ibiki nta naho twanahurira twamurakariye se twahuriye he uriya muntu aciriritse cyane nta hantu yahurira n'umuryango wa Karinisha ibyo bintu rero rwose ushaka niba utarumvise nabi uri kuvuga ibintu utazi nawe rwose ntabwo ibyo bintu bishoboka Bernadette kwa Karinisha ariko wamwumvise bibaho wateze amatwi binavuga uyu muntu ariko wumvise ubuntu bw'ubucucu bw'ubukoryo ari kuvuga urumva nyine niyo ntabwo nawe Bernadette waramwibagiwe amakosa abaho niyo mpamvu nagiraga ngo nyine mubashe kuba mwamubabarira ashobora kuba yarahubutse ariko ngo waturutse Nyagatare pe icyakoza Nyagatare na Bernadette birajyanye ni ukuri rwose singiye kubeshya ibintu uvuga n'ahantu uturutse ibyo bintu birahuye neza ariko bitandukanye cyane n'uyu muryango wicayemo hano n'ukuntu utari no gusobanukirwa ahantu wicaye hari kumva namubwire uri guta igihe ayo magambo rwose nta mwanya nyafite ahubwo uzi ikintu cyakubera buriya hari ahantu bita kuri maratora hazi ujya ubona abagore birukanga biri kubanyuranamo n'abashinzwe umutekano ibyo bintu byakubera neza cyane maze rero uca aha ngaha sibyo uca aha ngaha ugenda ushaka ahantu ukura agataro keza kakandi kaba gateye amasa yandi yo mu cyaro hanyuma ubundi nurangiza ushaka utuntu tw'udutungurusumu n'utuntu tw'utuneke twatundi bari za poyo nizo zakubera kuko nagurumishe ntabwo byavamo oya hanyuma ibi bintu uri kumubwira urumva atari byo ntabwo wamwitegereje utwo tuntu twakubera neza cyane ubundi nubwo wasanze namutse neza ubundi abantu nkamwe babatinde n'aya mazina yawe n'iki byose nahoze nkubwira ubundi rwose usanze namutse neza ubundi ntabwo njya mvugana n'abantu nkamwe rwose inama nakugiriye yubahirize sibyo mubona ubebera utambika izo rugabire zawe uca hariya ugenda nicyo kintu rwose nkwisabiye none aha ngaha nakubashye ntugire ibindi bintu neza wikivuna ntari ubwo nzashaka undi munsi ngaruke byihorere intoki zawe nazimenyereye rwose ngo uzashaka undi munsi ngaruke wenda nuko nugaruka mbashe gusabira uwo mwana imbabazi igendere kugaruka kwawe nta kintu twabimaza nakubwiye intoki zawe uzajya kuzikoresha kuri bya bicuruzwa byiza nakubwiye ariko se dore ngo ni France yewe France ndebe nateta Nyagatare akusama niyo ubona umuntu arinjeje mpaka ngo uyimubwire cyangwa umwibutse uriya muntu ariko yarakeneye kubyibutswa nawe ubwe ubujiji bwe ntabwo abuze uko bufite nagomba kubimusobanurira neza akavuga ngaha yabimenye rwose wowe ntabwo ukabye kurimo ariko namubwije ukuri wagira ngo ndenzeho hejuru uriya muntu uko gusabye umuntu kandi ntabwo ari sawa mwana wanjye rero buri ikintu cyitwa kumenyana n'abatindi uzatera ikirenge mu muryango wacu nibyo byibanze nicyo kintu niyo nama nkugiriye naho ikintu cyitwa kumenyana n'abatindi cyo ndakubwiza ukuri bigusubiza inyuma ubwenge bugasubira inyuma ibintu byose bigasubira inyuma ugasanga nta n'umuntu muzima mu kiziranye ntubona nk'uyu nguyu uvuye aha ubwo wasanga hasize ibintu ibidara imeri imbaragasa uburetse umukanyuraza nubona akantu ko gutondagira ntugire ngo hari ahandi kavuye dore ubusogira ngo hari ikintu kizima dusigiye aha ngaha uramenye uzatera ikirenge mu cy'umuryango wawe wa Karinisha uzabeho nk'uko twabayeho uzigezaho natwe tugeze urumva naho uwitwa umutindi ujye uhanagura mu bitekerezo byawe ushaje akambabwira ikintu cyakorwa byanga bigakunda kandi nk'uko twagenda n'ubundi duhuje umugambi ku ruhande rwacu ku ruhande rwa bene wabo n'umukobwa tugomba kwemeza ko Nshimiye nta gihe atigambye kuzahitana Bernadette nta muntu utazi ko Nshimiye ahoraga ku dutoki ku rundi arwanya ubukwe nta muntu utazi ko Nshimiye yajyaga ajyaho bakabakora kuruta musaza akagira ati ikintu cyari rero ni uko twajya tugatangira ikirego hamwe Nshimiye agomba gufungwa byanga bigakunda ariko rero iyi ngingo tuyigaho neza tudahubutse uribuka ko cyagiye nari nashyushye nasheze ngo ntagejeje Nshimiye kuri polisi ngo nta mahoro nanjye nabona kandi naragiye ngeze mu nzira subiza ubwenge kugiye ndatekereza Nshimiye hari hano muri gereza byabereye ko Nshimiye atigeze afungwa ngo tuvuga ngo wenda yamunigiyeyo wenda icyo tubonesha amaso natwe
cyangwa se n'imitimanama yacu tubwira buriya muntu nta wundi wamuhitanye rwose urupfu rwa Bernadette ruri kumutwashimiye. Ariko nanone buriya ibintu by'amategeko, buriya abantu benshi banafunze abenshi baba ari n'inzirakarengane gusa kubera bashoye urubanza nabi. Sindigitangaza ko dushobora kujya kumushinja nta bimenyetso bifatika, ubwo ugashiduka turi iminsi 40 y'ubuginga. Ibi bintu rero mu bigendemo gakeya birasaba procedure, ibintu biri penale nibyo kwitondera. Turasabwa kubanza gushaka ibimenyetso byose simusika kandi birashoboka. Icyambere Shimiye n'umuvandimwe wacu, ahantu afite imbaraga nke turahasi. Ikintu buriya gishobora Nshimiye ni ikintu cyitwa umugore, igitsina gore aho cyava. Kandi Nshimiye ntatoranya zakabwera aho ngaho bari tayari washaka akabwera, ariko y'inyaryenge tukayibwira umushinga ukomeze, tukanayiha ibishoboka byose, tukamuha misiyo kuzagenda agahura na Nshimiye antagiti yo kumuvanaho amakuru. Uburyo ni bwinshi, ashobora kumushakira ibisindisha, ashobora kumuhereza fenerika, ariko akora ibishoboka byose byo kumuvanamo amakuru yibanze akamurikodinga. Wenda ibyo bintu tumaze kubibona nta kabuza ntezo mu gihe nshyigikiye ko tubana n'umwicanyi kandi tuzi twese ko yishe umuntu. Ko narakubwiye nzakeneye ubutabera, narakubwiye ukajya umbwira ngo gutya na gutya na gutya. Narakubwiye ni ibintu tubivemo. Oya sister, Rwanda Jaride nicyo navuga aho ngaho, urumva nkuko natwe twabivuganaga kandi nabakekaga ko ubukwe buzajya n'ibikiro bwo imeze gutya cyabaye nka sida. Nari nagize ubwo ngira ubwoba nkabwira ko cana ngiye kugera 2023 yo kuba mu Bugande cyangwa se ubukwe bwere mu ntara. Aho gacakambwira ati ntago ari ngombwa kandi deja ikibanza byaramaze gukorerwa hano. Rero ibyo nabakwirenganya aho kujya mu cyo yaravuze. Shimiye buriya ndamana ko ari incakura, ntago Shimiye ababo ko yasinze ngo imboga na kari mbore ntibishoboka. Ahubwo gihe cyo natekereza Shimiye tumushakira mu birara, yego bagende Shimiye bamwatake bamwemeze ibintu ku ngufu, Shimiye bamuri codinge mu bundi buryo ko bikozwe ku ngufu. Ako umukobwa we kugira ngo musibishe umukobwa Shimiye usubura aragira buriya, ndagira ngo mubwire ngo ntandikira arabura kirusha Shimiye uburara. Ibyo washaka kwenterivona mukoresheje uburara, aho kafazari wamushakira inkumi y'ikizungerezi nziza. Ndakubwiza ukuri twabiteguye neza, tukamushakira umukobwa muzima. Wenda tureke no kuvuga ibyo bikobwa by'ibihomora, tukamushakira umukobwa muzima akagenda muri mood yo kumwinjiza mu rukundo cyane. Urabizi ntajya aca hirya. Uwo muntu yadukorera misiyo kandi ngiye ndumva ibyo bintu namwe mubyumvise kimwe nanjye. Ngiye yaho afite imbaraga nkeya ndahazi. Ibyo bintu ngiye numva ari byo twashyiramo imbaraga wawe. Digero byumva gute? tuba twagendera muri uwo mujyo. Gusa ikintu twishyigikiye imbere twebwe n'ubutabera. Reka twese nibyo dushaka. Reka twebwe tukubwiza ukuri. Si turabavandimwe se. Shimiye icyaha yaragikoze, imitima yacu irabizi, nawe naho arabizi. Ariko rero icyaha kidafite ibimenyetso ntikibaho. Hago kindi kintu nibaza, pura byagikozwe bite kugira ngo bikora bihanze yageza yo muri gereza imbere. Uko byagenda kose nibyo nababwiraga. Nshiye muri nere madanje ntibigutangaza afite ibyitso ari muri gereza, kandi najyaga nyekarige, najyaga numva ngo arohereza ibintu ngo yohereza imfungwa, ariko najya kumva ba izo mfungwa nta nizo nzi. Shimiye afite abantu uko byagenda kose uriya ni mubi cyane, amageza yose arayazi. Ikintu twakora, reka two guta umwanya tugende dushaka umukobwa tumuhereze misiyo. Umunsi bazaba bari kumwe ahantu, ndabizi neza yuko azamuri kodinga na kari murori Nshimiye ariko umukobwa arirekura pe. Kira ngira ngo nishimiye. Ngomba gukora ujwe jambo sisomye. Twigendere.
nese ko hari ikintu numvise hano mu nzu. Hari ikintu numvise hano mu nzu. Ikintu numvise? Iki kisa kandi? Ntabwo mbizi. Ni iki mbwira wumvise ari cyari nk'ikintu kiri kugenda sinzi ukuntu ntabwo ndimo gusobanukirwa. Ikintu kigenda mu nzu imiryango yose wabigeze ko ikinze se? Oya, aho mu gikari ntabwo nawukinze. Ibase ni ukuri kubera icyo utakinze? Nabonaga hakiri kare. Kubera icyo utakinze? Nabonaga hakiri kare. None ubwo yaba ari umuntu winjiye? Mfite ubwoba. Urakeka ko ari umuntu? Ntabwo mbizi, ndarebye nsanga wapi mu byumba byose nta muntu urimo. Ibaza ari bya bicu tugende kugaruka aho ngaho ngo muri Gilbert wasanga ari nka winjiye. Ntabwo ari we, ntabwo ari we. Ntabwo ari we. Nese ndakora iki? Uva mubwire rero. Genzura yuko imiryango yose ikinze, hanyuma nanjye ndaje nze mpagere ndebe. Ariko ubanza ugenzure ko imiryango yose ikinze urebe neza, hanyuma umukinga ahantu hose. Nanjye ndaje ibyo ndimo ndabirangiza, dusigaje twikurura gusa, hanyuma niteze amahoro. passe ici. Glenda.